tutangiranye umutipe ari kumwe na mabuja we, hanyuma mabuja we ari kumubwira ngo James, ibi ntabwo ari byo twavuganye, ntabwo ari byo nakubwiye, reba ibintu wakoze, iki ni igiki wagubatse wowe, ibi ni ibiki, nakubwiye ko ngiye nkunda utuntu turi ku murongo, utuntu dufinyoye nitwo njye mba nshaka, reba ndaje none reba ibintu nsanze we, reba finisage wakoze ukuntu imeze, uru finisage nurwaye. Hanyuma avuga ngo nose ngiye ko nagize ngo ceceka udashaka no kuburana nanjye, ibyo nshaka ndabizi, nakubwiye ugukora finisage itameze nk'iyi wakoze, sibyo nakubwiye, muya ngo ngine ngo idirishya, ngo oya idirishya biki ninde kuvuza idirishya. Hanyuma barakubwira hano, barakwereka umutipe arimo arasenga hano, arimo aravuga ngo ngewe naragerageje mana, naragusenze ndabizi, nagiye no ku musozi, nta kintu nishinja, nta cyaha kiri mu mutima wanjye nishinja, ese mwami ubundi njye nagutwaye iki, none se njye se ntabwo ndi engineer wabyize, kandi abantu bose barabizi ko nshoboye. Hanyuma hano barakwereka ngo wowe uraza ukica akazi kanjye, watangira ugashaka no kumburanya wowe, none urashaka kumburanya, reka nkubwire ungenze abandi bantu naha akazi rero batameze nkawe bashoboye, ntabwo ari uko naguhaye akazi, ntabwo ari uko uri umuhanga cyane, ntabwo ari uko ari wowe wenyine, hari n'abandi bakurenze, wabyumvishe neza. Njye oya wipfukama, sibindeba, njye ndigendeye ubuse, ubu noneho ntaje ahangaha, noneho byagenda gute ko noneho mbibonye naje, kandi urabizi njye mfite akazi kenshi, ubuse ntaje hano noneho byagenda gute, ubuse koko nta nubwo nzongera no kukwizera, njye mfite kampani 34 ngomba kujyamo, ubuse iyo ntaze byari kugenda bite, ntabwo njye nzongera no kukwizera. Ahita agenda. Hanyuma James asigara hano yicaye, aravuga ngo nabigenze gute noneho umwuka wera we nabigenze. Hanyuma uyu nawe gusenga ngo buri muntu wese yabivuga ko ngewe ndi umuhanga, narize naratsinze, ase ikibazo ni cyiza ko nta kibazo nishinja mu mutima. Hanyuma urabona barakwereka aho ngaho umuntu ahagaze arimo aramureba, kumbe uwo nguri kumureba ni umwuka wera, ariko amazina yanjye yitwa Niyirera Confiance, nigisha icyongereza, ushaka kumenya icyo kuvuga cyangwa se byose harimo no kwandika nta kibazo nakwigisha. Wareba nimero zanditse hariya 0782151806, hanyuma ukampamagara tugapanga nkakwigisha twicaranye ku buryo ukimenya neza. Ushobora kwibaza uti kuki twakorana, njye mfite agapapuro hano kanditseho The Kenya National Exams Council, akakerekana neza aho icyongereza cyanjye nagikuye mu gihugu cya Kenya, aho nize imyaka 8, aho usanga umukecuru n'umusaza ndetse n'abana batoya biga mu wa kabiri primaire baba bakivuga bitewe nuko bakoronijwe n'abongereza. Ubwo rero ndakwizeza neza yuko dukoranye wakivuga neza udategwa. Niba ubishaka cyangwa ufite umuntu bikeneye, muhezira nimero ziri hasi. Thank you so much for your support. I hope we'll be working together and I promise you that you're not gonna regret it. Just call my number and then we'll talk about it. Ariko mureba nyine ibyo yiburanya byose, ibyo avuga byose, ubuse ngo ngiye nanubwo nguse najya hehe ntago ngiye nakora turatuzi tubi, ngiye narize ntago nakora turatuzi, ngiye ngomba gukora ibyo nigiye kandi ndabizi ko mbishoboye. Ase ku cyubuzima bwanjye ubundi bugumu ko bumeze ubundi bigera gute. Hanyuma atangira gusenga, noneho ararakaye, atangira kuvuga mu ndimi, avuze mu ndimi hano, umva name of Jesus, Lord, I need you like never before. Lord, come through for me. My mates have gone thus far. I need you to come through for me. Lord, change my story. Lord, change. Ngo hindura izina ryanjye rwose irihindure. Hanyuma hano barakwereka wa mu James hano, umwuka wera ahisaza hano kureba James, aramubwira ngo James, ndakubwiye ngo akano kazi urakabura nutabaseriye. Atangiye gusenga avuga mu ndimi, umwuka wera aramurebye, azunguza umutwe kandi ari gusenga, amubwira ngo oya ngo wisenga, iki gihe ntabwo ari cyo gusenga, wivuga indimi kuko iki ntabwo ari cyo gihe cyo kuvuga indimi. Njye nakubwiye ko nzaguha akazi, none narakaguhaye, sibyo? None wowe utangiye kuziramo ubunebwe, iki ntabwo ari igihe cyo gusenga, ni igihe cyo gukora. Rero kuko nanjye ndi Imana yihagije, ndi Imana yuzuye, nanjye mbashaka ibintu byiza byuzuye bitarimo ibintu byo kuza. Urabona wowe waraje ahangaha utangira ubusambo, bakubwiye kuyubaka neza, none kubera ubusambo ushaka kugira vuba kugira ngo ukore utuzi twinshi, ngo kandi nakubwiye ko ngende umwuka, ndi Imana itagira inenge. Ubwo rero ntabwo nshaka ibintu uri gukora, ntabwo mbishaka. Hanyuma atangiye gutekereza ubusambo, sukari byo nagize ubusambo, ariko umwuka wera ngambabarira basi, nose mbigenze gute se ko nashaka kubera kano kazi, ngo ngiye kukoherereza umuntu nawe ni engineer, sibyo?
nawe ashobora gukosora bino bibazo byose wakoze, bino mabuja wawe yakubwiye, iyo finisage yabikora kuko ni umuhanga cyane. Hanyuma ngiye kumukuzanira uwo nguwo, numubona ndamukuzanira kubera yuko ngiye kubaha akazi kagiye kubahindura ubuzima wowe nawe mwese icyarimwe, sibyo? Ubwo rero mugomba gukorana mugakorana neza. Nose Mwuka Wera ndamenya gute se ko uwo muntu nyine ari we? Namenya gute ko ari we unyohereje? Ngo rebe ukuntu ugiye kumenya rero. Araza hano mu kanya, mu minota mikeye urahita ubona umuntu unyuzeho, sibyo? Noneho arahita akubaza ikibazo kuri iyi nzu. Avuga iyi nzu, arahita ateraho comment nyine. Avuga ngo iyi nzu uko bimeze gutya, ngo nta kibazo. Hanyuma hano umutipe wacu arimo arasenga, yakuyemo yambaye agasengeri kabisa, yabihagurukiye, ari kwivugira mu ndimi hano, arimo asenga cyane, akoma n'amashyi. Hanyuma Mwuka Wera arahamagara ngo Chuks, genda sohoka hanze utembere. Hanyuma arakomeje arasenga. Mwuka Wera aramubwira nanone ngo Chuks, sohoka hanze utembere gato. Hanyuma arakomeje arasenga hano, yageze mu mwuka kabisa, ari mu mwuka, yasenze yimazeyo. Aravuze ngo uramukoze cyane Mwuka Wera, kuko unyumvishe, ndabizi uranyumvishe, ndabizi neza, ntabwo mbishidikanya. Waravuze yuko ngo uzadusubiza, ngo kandi wavuze yuko uzadufasha, ngo ni wowe mufasha wacu. Urakoze, ngo kandi risengesho wakoze kuba wemenye yuko nanarisenga, kandi nkaba numvishe ko unsubije. Hanyuma atangiye kuvuga ngo ese wa mugani buriya ko nasenze. Kumbe Mwuka Wera yakomeje aramubwira ngo sohoka ugende utembere. Ahita none nabyumva, uretse kuki ndi kumva ubwongo ngiye bumbwira ngo ngende ngo ntembere kandi ntajya mpfa kubikora hashize igihe kinini, cyangwa wenda n'Imana iri kubimbwira. Si niyora okay, reka mpfe kubikora, wenda basanga ari Imana ibimbwiye, simbizi. Hanyuma hano barakwereka Chuks arimo yambaye agakofero ke yagakubiseho, arimo arigendera. Ubundi gihera nyure njye imbere njye inyuma nyure. Hanyuma akibaza Mwuka Wera ahita ambwira ngo ugiye kugenda hano imbere ukomeze ntukate, sibyo? Ariko umva ukuntu bimeze, hari umuntu nagushyireho hariya, sibyo? Ngo ni ikintu kigiye guhindura ubuzima bwawe. Ndashaka yuko noneho nugenda ukagera hariya, ndaguhuza n'umuntu akeneye ubuhanga bwawe, uwo muntu, kuko nawe bamwirukana adakoze nk'uko ngiye nabipanze. Ubwo rero ndashaka ko mufatanya, kuko ni ikintu kigiye kubahindura ubuzima kabisa. Nawe nabimubwiye, sibyo? Ubwo rero icyo ngushaka, ugende uri seriye, ukurikize amabwiriza yanjye uko mbikubwiye. Ugende nugerayo uhita umubaza ngo iyi nzu. Kumbe Chuks hano mu gihe Mwuka Wera ari kuvuga ngo ureba uyu muntu ntabwo azi gukina football, ubundi ngo bamuguze he koko? Ari kwirebera football muri telefone. Ngo reba Bakame bafite, reba ukuntu ameze, nanubwo azi no gufata umupira. Hanyuma Mwuka Wera aravuga ngo uzi ko atari kunyumva ibintu byose navuze, uzi ko nta kintu kimwe yumvishe, kubera ko ari mu bye. Ariko bantu banjye reka mbabwire ngo buriya ngo ngende Mwuka Wera ntabwo mvugira igihe gusa uri gusenga, ntabwo ariko nsubiza gusa, nshobora gusubiza na nyuma yuko umaze gusenga, uri hanze uri kugenda. Yego yari ari mu mwuka, ariko ntabwo bivuze ngo ni ngombwa ngo nsubirize hari ari mu mwuka. Nshobora kumusubiza yasohotse, nshobora kumusubiza ari kwitemberera. Rero ikibazo iyo bamaze gusenga bavuye mu mwuka, bahita bibagirwa, noneho bakajya mu bindi bibarangaza, bigatuma batumva ijwi ry'umwuka. Reba nk'uyu nguyu. Hanyuma baratwereka aho ngaho Chuks arimo arirebera match uko bimeze. Hanyuma Mwuka Wera avuze ngo reba nk'ubu, ngo ahangaha nabakingurira umuryango ukomeye cyane ugiye kubahindura ubuzima, ariko reka nkomeze ngerageze ndebe wenda ko ari bunyumve. Urumva Mwuka Wera we ntago ajye gufurusa, arakomeza akagerageza. Chuks aramuhamagaye mu izina. Hanyuma Chuks arakomeje arigenda ngasibi n'ibiki koko. Match irabishye pe, ngiye ntago ngiye nkunda kureba match team yanjye yatsinzwe, ngiye ntago nabyemera. Yes biratangiye. Yes igitego yewe. Aragiswase uko byari bikunze. Hanyuma wow ndi James batunganya ngahita muri nese umukino warangiye. Oya ntago urarangira, ngari kuzubira Ronaldo akoze. Ronaldo uyu munsi ngo yaduhemukiye, batangiye kuganira ku mupira. Hanyuma Mwuka Wera aravuga ngo Chuks uri ari mu magambo, Chuks iki ntago ari igihe cyo kuvuga umupira wowe, iki ni igihe cyo gushaka ubuzima. Nakubwiye ko ndi buguke
Chux ari mu mupira yari gukoresha hano agahita afata umupira ubundi Ronaldo kabizi ubundi umutsi yabaye iki uzi ko ibaze ko atsinze igitego akoresheje hano ku gatsinsino kandi yari gukoresha hano imbere ku hino ubundi niho nyine byari guhita byinjira neza arimo arakuburana Mwuka Wera ari kumubwira ngo ntago ibi ngibi ibyo turimo urumva nyine Mwuka Wera ari kumubwira ariko nawe ari kwivugira ukuntu ngo yari gutera ishoti rero biri gutuma atumva Umwuka Wera hanyuma anateye ubwoba James wagira ngo koko yaramuteye baro Mwuka Wera ari kumuvugisha ariko ntago yamuhumva uto bari abantu bazi gukina umupira ubundi iyo bawunyera ngo nkwereka kumpita kugina kuko yene gutonera igitego cyadangiye Ronaldo kuko pega Ronaldo cyane mpamvu Messi buriya ni nawe nge nikundira hanyuma uyu nawe arakomeza ariyubakira nta nubwo yamenye niba ari we bohereje kubera nyine uyu nguyu ibereye mu bye akomeje aragenda areba ariko inyubako ni nziza ngiyabaze ngo yaba ari nge bagahaye kano kazi dizi gashanga byihoreje ariko sinzi igihe Imana izanansubiriza arakomeje agenda yirebera match nyine gake avuga ngo se ubundi yatanze umupira uyu ngo ari mu biki Mwuka Wera arababaye aravuze ngo sureba tusubona araswase urugendo mukinguriye bimubanye impfabusa kandi ngewe narababwiye yuko Mwuka Wera no ari kutuganiriza none aravuze ngo niba uba mu mwuka ugomba no kugendera mu mwuka kuko kugendera mu mwuka ni ubuzima tayari bwawe ni ubuzima reba tayari amaze gucikwa n'ayo mahirwe barakwereka hano James ari kuvugana n'undi muntu hariya hanyuma Mwuka Wera avuga ngo ariko umwana wanjye wagumye mu mwuka ari kuvuga James noneho ngiye ngomba kumuhindurira ntago namureka ngomba kumushakira undi muntu barakwereka umukobwa hano aje areba inzu arayireba ahita amusuhuza amubwira ngo hello bimeze bite ngo njye ni Engineer Mata nitwa Marita witwa Marita urakaza neza Marita waraje tukaganira nyuma y'amezi 3 barakwereka aho ngaho nyine yamaze guhindurwa ubu Marita niwe ugiye gukorana nawe hanyuma Chux hano ari gusenga cyane ngo mwami ngo kuko kukibanze kunsubiza kuki utajya utsubiza niki nakoze nagutwaye iki ko byose nabigerageje nagiye ku musozi ndasenga ndihiriza byose ndabikora kumbe ikibazo kiri kuri Chux ubwe sadly there are so many brother Chux watching this right now you can't know your season when it arrives unless you are led by the Spirit of God ngo nyamara ngo hari aba brother Chux bameze nka Chux aka kanya benshi cyane bari kureba iyi video ngo kandi ngo ntabwo wamenya igihe wasubirijwe kereka ari umwuka ukuyoboye umenye ngo iki cyawe cyageze barakwereka ngo Abagalatiya 5:16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira ubwo rero iyo Chux aza kuba yayobowe n'umwuka aho ngaho ntajye mu birangaza dore ko yari yamaze gusenga nta n'ikibazo afitanye n'Imana urabona ko ni umuntu usanzwe ari umukristo ariko Imana yagiye kumusubiza ahita arangara kuko azi ngo buriya ngo iyo usenze ngo ugomba gusubizwa direct ako kanya kumbe ushobora no gusubizwa uri hanze ushobora no gusubizwa undi munsi ubwo rero ugomba kuba uri tayari igihe cyose kugira ngo Imana nijya kugusubiza izasanga utarangaye nibwo bizahurirana nizere ko kano filime gagufashije